mwihute mwumve inshuti zacu ukaba ufite aya majwi Bosco Empire ukaba ufite aya majwi nzahita mfukama nihane ngusabe imbabazi mvuge ngo nagutangaje ibihuha orase urumva bitari buteze ikibazo umugore w'amagashi kiki ndavuze ngo niba ari umugabo nyamugabo akaba atari imbwa nyagasuguri gusu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 gus
ahamagara gusyu niba ari umugabo nyamugabo akaba atari nyakabwara nyagasuguri nyakabwara nyagasuguri gusyu nayari kure barafite ngenda babwiza ukuri. Nimba ari inshuti yawe akaba adashobora kukugirira ibanga avuga ati nje n'ibyo umushuti wanjye byarangiye, izi sana ama episode yavuze ngo uramukoramo views nawe agukoramo views, minis mwese tayari muri views. Magashi ndagira nkwibutsa aka kantu, content yawe ni ya Sebi Radio ntago ari zimwe. Mu kwezi kumwe mu mezi abiri ufatanye ukuboko na Sebi Radio mukatangira kwicara ku macano, reba intambara reba icyo biteye, reba imvururu bizanye muri societe, urebe umwiryane bizanye mu rugo rwawe, kugeza aho umugore wawe atangira kwihamagarira Bosco Empire, agaca bugufi akamubwira n'amabanga y'urugo. Banza ibitekerezo gatatu. Ahangaha muri kuri ino ncuro uramenya inshuti yawe n'indi, umwanzi wawe n'indi. Mbwira ugendana nawe, nkubwira uriwe. Mbwira uryamana nawe, nanjye nkubwira uriwe. Kibazo cyaje n'umubu. Ndagira mutega amatwi aha hantu, mutega amatwi aya matwi. Mutubwire gute Sebi Radio atavugana na Bosco Empire. Reka tuganire ku bindi ku bijyanye n'ibyo uri gushinjwa, cyane ko hari byinshi uri gushinjwa gushaka gusenya urugo rwa Magashi. Ariyo mpamvu uri kujyayo, nabonye ejo ndari uri wabo mu rugo. Urashaka gusenya urugo rwa Magashi kubera iki ufitiye ishyari Magashi? Ndusenyesha iki? Umugore reka manze mukinira amajwi kugira ngo ubundi tuganire neza, banze wumve ibirego byose ushinjwa. Nkoremo views nanjye mukoremo views. Bisobanuye uyu muntu kumupfu ni views, kugusura ni views, kuvugana nawe ni views, everything is a views. Nta kintu ahomba as long as ari gukora views. Itekerezeho gatatu rero. Tanzania ayo mateka mu izo mbaraga n'indi muntu zibahiriza kwanza uvanga atualete kuntu bimeze nanjye ntabwo nzoya ati ndareka Bosco gutera no kurirwa gutuka ndamubwira reka Bosco muri kanope yewe ntabwo nkajya mu bitaro Bosco kandi nabyo yarabimbwiye buretse gatoya Korode nabyo yarabimbwiye. Abanyarwanda buretse ngiye ntago mwamvangira. Banyarwandakazi, uyu mugore wa Magashi yavuganye na Bosco Empire. Twamenye ko umugore wa Magashi wirirwa rwana na Bosco Empire wirirwa rwanira n'ibigarasha, umugore we afata telefone agahamagara nde Bosco Empire. Ariko Sebi Radio nawe ku ruhande aca ku ruhande akavugana nande na Bosco Empire. Iturufa akoresha nagakoresha telefone ye, afata undi muntu bakabahuza kuri kola bakavugana. Bisobanuye ngo icyatumye umugore wa Magashi atuka Sebi Radio ngo agira menshi, nuko Bosco yatwaye ibanga akaribwira Bosco Empire, akavuga ko umugore wa Magashi arwaye ari mu bitaro, nyamara ari bo bonyine babizi. Tega amatwi nawe wisesengurire. arambura amagara Claude kumugara duhuza byose nyine barabimbwira nabati ntago bino bigana ntago ngira kubikora.
none se ubwo urumva Korode watavuganye na Bosco y'Impaya? Richard yabahuje na Korode abwira Bosco y'Impaya ngo umugore wa Magashi ari he? Ari mu bitaro. Maga mubyuke no, mubyuke. Korode Bamikwano bazaringi amazina nk'ibisanzwe ni Shakira mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro. Nimba rimwe abantu nsanga mu bigari bamikwano bazalwingi namuvana ruryama namuvana rusinzira buri muvana wese agiye yihandagaze komange mu gatuza avuge ngo bwije nkoze iki bwije ukoze iki inshuti y'Imana abakoze barifuzwa icyumweru cyiza bakunzi banje abakunzi mwese munkurikirana ndabashimira Imana ikomeze ibahe umugisha Imana ikomeze ibahe iki umugisha uno munsi ni ku cyumweru ariko ntabwo tujya tujya gusenga bamwe twasengeye mu mitima abandi dusengera mu nzu ariko mureke mbabwize ukuri abakoze barifuzwa niyo mpamvu mbabwira ni dukore dushaka icyo gukora mu kwano kubera ko no gusaza udafite Yesu nabyo ni impanuka gusaza udafite Yesu ni impanuka hagati aho rero ndagira mbibutse ko turi mu mpeshyi turi kwinjira igihe cy'izuba ndagira mbibutse ngo abantu mwese mushaka kubaka mushaka amatafari yo kubaka mu mamagare mbagezeho amatafari meza yo kubaka mwubaka inzu zanyu umuntu wakoranye nanjye inzu ye nago ihirikwa umuntu ni umuyaga waza gute umuntu n'abafundi nago bamwiba biba bisengeye biba birimo umugisha yego amatafari yacu rero namwe meza y'umwimerere abantu mushaka kubaka mu makazi nyamuneka aho kugira ngo nzaza hano ndire mbasabe ndabasabye narwaye mu makazi nyabike ayazambuza n'ubundi dore imbavuzanye zigiye guturika nimerira aho ngaho muyirebe mu mamagare kagati turongeye turinjiye iki kiganiro cyanjye ndashaka mu gitumiremo aba bagabo babiri mu gitumiramo abantu batatu tugiye kugitumiramo Sebiradiyo tugitumiramo Mr. Magashi how are you twagera tugitumiramo Mukamagashi how are you waduhaye content waradutwitse waratubabuye mama anyway nza hano ngikora utuntu twanjye nkagenda mureka mbabwire ngiye gutangira ndirimbira aka karirimbo Magashi nimba ukumva ndabizi bamwe ushobora no kuza ukumva ikiganiro ugahita kitarangiye ariko ngiye gutura akaririmbo ngiri inshuti mfite icyo nziha n'abana bonye simbibone indirimbo ya Kina Music ya Knowless n'abandi bahanzi mugende muyireba ariko ubonye bakuyeho nibo baheruka kuyisubiramo nagera muri bare disiwe nkasengera bukira oh mama we nyuma bakagubitira mu kabari odisiwe uyu munsi tugiye kuganira ku inshuti ni iki Magashi ikiganiro ntugicikwe cyara habayeho abagabo babiri ariko aba bagabo babiri ntago bari bahuje content bakoreraga kuri murandasi bari ijwi rya rubanda abagabo babiri umwe yari Sebiradiyo avuga dondoberekanya avuga menshi undi yari umurashi undi yari umurashi akubita atangira abanzi bashaka guhungabanya ikibuga umujyi nuko kera kabaye baza banywana amaraso bahuza urugwiro rwose batangira no kujya bakora content kera kabaye umwe abona uriya content ye iramwubahisha abantu baramukunda kandi wa content ze zihungabanya n'umwana uri mu nda ya nyina
zari za content n'abana yabyaye bavuga ati ibintu papa akora ntabwo tubishimira, basi ajya akora inkuru zitabongamiye kuri rubanda, zitandarika abantu, zitabatesha agaciro. Natwe iyo dusoma comment bamuha ziratubabaza. Abo n'abana yibyariye. Wowe who are you? Nimba abana be baravuze ati twebwe ibintu data akora si bidushimisha, wowe urinde wo kumva ko ibyo agiye gukora ari we biza gushimisha. Cyera kabaye bahuza ibiganiro nuko nguko biratangira nibwakeye kabiri. Wa wundi wakoraga inkuru zi abantu bishimiye aba baramwanduje. Karande ibiramucatiye ngo Karande mucakiye kubyikuramo biranga. Inshuti ye umugore wakajya inshuti ze n'abagore bakajya baramubwira ati turambiye kubona nakanaka urakanaka mureke ikorane wenyine rwose dore byarangiye. Noneho ibyo bamubwiraga abirenzeho birangira bya bibazo byose wa mugabo yateje umuryango we, abana batishimira, birangira nawe bigeze iwe mu rugo. None zisaha turi kwibaza, eske urumvira umugore cyangwa urumvira umugabo? Mushite wawe, how are you? How are you? Today is Sunday, guys. Twikomereze. Start time. Darling. Banange ngiye kera narinzi ko igiteranya umugore n'umugabo ari igitsina, none izi saha kigiye guteranya umugore n'umugabo n'umugore. Umugore ku mugabo. Nange. Anyway, kera kabaye aba bagabo babiri baje kugira kutumvikana kube umwe warasaga abanzi bishaka kwinjirira igihugu. Abanzi bamuciye inyuma, noneho bafata umugore batangira kumukoresha. Batangiye kumukoresha, wa mugore we aragira amagambo atangaza, aravuga ati ruriya rukorana n'umugabo wacu nuru aho ngo nta bwenge rugira menshi para wa wundi arakarira wa mugore, arakarira na wa mugabo. Bose abita abagambanyi bashaka kumugambanira. Ariko se ninde nyirabayazanira muri ibi bintu byose? Umugore ari kuri shuwa, yavuganye n'ababanzi umugabo warwanya. Ibaze kuba abanzi urwana n'abarizo nshuti z'umugore wawe. Papa nababwenga ibiganiro mwakoze mu bisibe ariko ndi kubyuka ndeba aho ngasanga biracyariho. Muranyumva cyangwa nago munyumva? Anyway, ubu none ngiye kuvuga ndi serious. Ibintu bya joke bivuyemo. Pate nako kunywa ngaho. By the way, nshimiye umufana waguze aka kantu. Inkuru nakoze yamukoze ku mutima, ya Vestina na Dorcas yamukoze ku mutima, ahita ngurira aka kantu. Imana ku blessing kabisa ka Western Union kawe nakabonye. Iyo mvuze Western Union abantu benshi baravuga ngo bivuge neza mukwano mpfa kuba y'amafaranga yangezeho, ibindi si babindeba. Naho bayabikuriza nagezeyo, ibindi hari ikindi. Thank you so much darling. Nubwo ambwe ngo sinzakuvuge nago bikunda. Thank you so much. Ubu meze neza. Anyway, ubu none ninje mu nkuru nyirizina. Iki kiganiro nababwiye umuhamagare umuntu bita Magashi yicare muri iki kiganiro. Ndabizi ku ruhande rwawe uyu muntu akuvuze utekereza akakwanga. Ntabwo ndi umwanzi wawe Magashi, sindi umwanzi wawe, sinzigira mba n'umwanzi wawe, ariko aho bibaye ngombwa nzagukebura. Magashi na Sebiradio n'abantu babiri bakora content zitandukanye. Magashi content ze ashobora kuba atanazirambirije amaramuko cyane nkuko Sebiradio yarambirije amaramuko. Iki kiganiro ibintu ngiye kuvuga bijye kubabaza Sebiradio, bibabaze n'abakunzi bi, ndetse na Magashi kiramukorogoshora. Rimwe na rimwe umuntu mudahuje akazi nta mpamvu nimwe ihari kugira ngo mwikurureho. Sometimes ashobora kugukoresha amakosa ugasanga ibyo warwaniriye kera bibaye impfabusa. Ari nabyo turi kureba izi saha. Muri inshuti yego, ariko ubushuti mu kazi ntago bihura. Nta bushuti bwo mu kazi bubaho. That's why nimbuza ubwenge respect your wife.
ubaha umugore wawe wakubwiye ati uriya mugabo mukorana ibyo mutangiye gukorana ntago mbishima, yakuhaye warning. Biremewe ko umugore yabwiza ukuri umugabo we. Niyo mpamvu mu biganiro njya nkora njya nibaza nkavugana, ariko uyu mugabo ntabajyanama agira. Ngewe kuva ku ntangiriro nawe urabizi, ufata abana ba Vestina na Dorcas ukabandagaza ukabicaraho nawe ufite abana bangana nabo. Natangiye kwibaza nimba ufite umugore wabyaye abana b'abakobwa akaba kurebera adashobora kukwicaza ngakugira inama. Ahangaha reka twubaha umugore wa Magashi. Kubera iki? Kubera ko yashoboye kuganiriza umugabo, aramubwira ati nzira urimo ntago ariyo, nyamara nirwa hano mbihebeba, ariko mukagira ngo ahari nukubanga. Hello, hi, how are you? Korode ni umunyamenshi, ni umunyamazimwe. Korode muzaganira ibintu ahita bivuga kuri kamera. Banange, by the way, aya ma episode ndakeka uyu munsi tuvugana Sebirade yasohoye ibiganiro bibiri bivuga ku mugore wa Magashi ndetse no kuri Magashi. Ndetse ititire yandikagaho ubugambanyi bw'umugore wa Magashi na Bosco Empire buramenyekanye. Umugore wa Magashi ari kumwe n'ibigarasha tayari. Maga, nimba ukunda urugo rwawe, ukaba ukunda urugo rwawe, umvira umugore wawe icyo akubwira. Umvira umugore wawe icyo akubwira. Twebwe tugira inshuti mu buzima busanzwe ariko zidashobora guhagararana natwe. Sometimes zihagararana natwe kugira ngo zitwereke ko zidukunze, ariko zagira ku ruhande zikatwangiriza. Zagera ku ruhande zikangiza. Ibi biganiro Sebirade ari kugukoraho n'umugore wawe bifite igisobanuro kinini cyane. Bifite igisobanuro kinini cyane. Uyu nguyu mu buzima nubwo muri inshuti ariko ariho for views. Igishoboka cyose yagikora. Cyose yagikora. Arafata uwo wita umwanzi wawe akamuha gusku. Sohora n'ibyo usigaranye kugira ngo umugore wawe nyine dukomeze nyine uduhe content. Isibone umugore wawe bumvika. Magashi n'umugore baravugana umunsi ku munsi. Yanavuze ko urugo rwawe runuro rwasenyuka kuri telefone. Iyo ni inshuti yawe magara ushobora gusimbuza umugore wawe. Banange, kuri iyi nshuro mwiyokeje. Izi saha ibaza ko izi saha Sebiradiyo ari gusyuguza Bosco Empire ngo nimba hari nandi majwi y'umugore wa Magashi ufite yasohore kabika bikamumwabari. Uzi icyo bisobanuye? Arashaka wowe ubwawe ugwe mu mutego, abantu basigare babona iby'umugore wawe avugana n'inyangarwanda, suko Bosco Empire atabifite. Njya ndababwiza ukuri. Ahubwo kubera iki ari kumusyuguza, kandi we bakagombye kuba ari umusyuguza.
nawe wakagombye kusyuguza Bosco Empire kwereka izi ni issues z'umuryango. Izi ni issues z'umuryango. Uyu mugabo nta kintu ari guhombamo. Muri uyu mwandiko nta mugore urimo, nta mwana urimo, ariko izi sa Bosco Empire yazana n'amafoto y'abana bawe. Kura rero. Kura. Va mu kajagari, subira kuri content abantu bakuziho, subira kuri content abantu bakumenyeho. Wowe urakina n'abantu b'isi, wowe urabazi cyangwa ntago bazi? Aha ngaha noneho reka dufate gutya tugereranye. Ari ikiganiro Bosco Empire yakoze ku mugore wawe. Nibi biganiro Sebiradi inshuti yawe magara iri gukora ku mugore wawe, imwita umugambanyi, imwita umuhemu. Nibihe biganiro bikomeye? Nibihe biganiro bikomeye? Nibihe biganiro biri kukurya? Nibihe biganiro biri kugukomeretsa? Nibihe biganiro hagati y'ibi biganiro bibiri? Ko we noneho abifashe nk'agakina ari gusohora ama episode. Ibuka hano naga ari umugore uri mu mwandiko, ni umugore wawe, mama w'abana bawe. Subiza ubwenge ku gihe. Social media nagaraga karima k'igikoni. Social media sa karima k'igikoni. Irabika. Tubunu bugira gatatu, nkubitwa mvuye mu kabari, nyamara nataha nkabura umerekeza. Sebiradi ari ku inshuti, ari kuyihonda-honda, ari kuyihonda-honda papa, ari kuyipiga. Uretse noneho hari akantu kanyumije, uretse gatoya, uretse mwumva inshuti zacu. Ukaba ufite aya majwi, Bosco Empire ukaba ufite aya majwi. Nzahita mfukama nihane ngusabe imbabazi, mvuge ngo nagutangaje ibihuha. Orase urumva bitari guteza ikibazo umugore w'amagashi. Kiki ndavuze ngo niba ari umugabo nyamugabo akaba atari imbwa nyagasuguri, gusu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 gus
ahamagara gusyu niba ari umugabo nyamugabo akaba atari nyakabwara nyagasuguri nyakabwara nyagasuguri gusyu nayari kure barafite ariko koko uyu mugabo ni inshuti yawe yakwishimira ko bagiye gushyira amajwi y'umugore wawe hanze n'ayabanje yateje impagarara yateje ibibazo aya majwi nyangarwanda zatangiye kwifashisha aya majwi nyangarwanda zatangiye gukoresha niko magana uyu ni inshuti yawe umuntu udashobora kuvuga ati mu kiganiro mwakoze bwa mbere mwaravuze ngo waramusabye ngo nasibe kiriya kiganiro yakoze ku mugore wawe amutuka agashyiramo n'amajwi arakubwira ngo ngiye gusiba ahari amajwi ariko ahandi simasiba mba nakurikiye papa niyagisibye n'aya majwi niyo yakuyemo ahubwo aranayagaruye ayakoresha mu kindi ni ama episode kuri episode ku mugore wawe ahangaha urahitamo inshuti yawe cyangwa urahitamo umugore wawe narababwiye ngo ibi bintu mubikuremo feeling kuba kwicarana akana kakwi mu kiganiro mukakorana ikiganiro ntabwo bisobanuye ko azaba ku ruhande rwawe forever. Magare kanongere nyisubiremo iki kintu nimba unyumva iyubahe kubera ko agaciro kawe tayari kamaze gutakara. Ukwiriye gusubira mu mujyo wari urimo, nabigusabye kera, nabikoze kera, ndabigusaba subira mu mujyo wari urimo. Naho ibisigaye nibigukoresha amafuti, nibigukoresha amanyanga, nibigukoresha ibintu by'ubugoryi, nibikuzana mu matiku. Content yawe nahani huriye ni yande, ni ya Shakira, na nahani huriye ni ya Sebi Radio. Trust me. Ziriya nizo content zawe nta n'umuntu wemereye kuzigira guti, kuzisesengura. Ziriya ntabwo zisesengurwa.
ariko izi saha ijambo ku ijambo umuntu yagusesengura ko yakurede wamaze kwitabika mu itiku. Shaka kora plan B, urava mu itiku guti, urava mu itiku guti. Uyu mugabo ni nawe wa mbere akagombye gushyiraho ijisho ukitondera kuruta abandi bose wabonye muri ino si, kubera ko subira muri kiriya kiganiro yavuganye na Bosco Empire yatangaza ko wowe mugore wawe arembeye mu bitaro. Yavuganye na Bosco Empire bisobanuye ngo izi saha nta kintu mwaza mutubwira. Umugore avugana na Bosco Empire, Sebiradi akavugana na Bosco Empire, nyamara muri hano muri kutwereka ko Bosco Empire mu murwanya. Hari ahantu umunyamakuru we yamubajije ngo Bosco Empire umubona ute? Ndaje ngabakinire papa maze wumve hano ni uri kukagwamo si twebwe. yavuze ngo arafite ndetse ngo mbona ngo asaze waravuze ngo mbona ariko agace gato ngo yakwise ngo gerererere ngunde kuye urakarekura mbere y'ihuko. Urandumva neza? Niba ari umugabo nyamugabo akaba yemerwa n'abayoboke biwe n'abakunzi ba Bosco Empire, akaba ashaka abakunzi b'Ikaze TV, abasirimu Jesus, abamukurikirana hirya no hino, abisimbi TV. Bosco Empire, nimba ushaka kwemeza abakunzi bawe ko ibyo uhora uvuga ari byo, ongera usohora amajwi y'umugore wa Magashi yandi usigaranye. Maga, how are you? Urumva umeze ute? Inshuti yawe magara ariyo yifuza ko Bosco Empire yasohora andi majwi. Igambiriye iki? Irateganya iki? Ese irungukira hehe? Nababwenga aba n'abantu babiri batandukanyije imyumvire n'imyifatire ndetse n'indangagaciro. Ninde uri muri aka gakino uri guhomba? Uyu ngo yaragomeza mwagiserere, ibuka hano nta muryango urimo, wowe hano harimo umwandiko w'umuryango wawe. Aragomeza mwagiserere, uri yagomeza gukoraho ama episode ayakorera we n'umugore wawe. Kimenyetso cya mbere yatanze nago kibahagije. Nyamara yaza hana akavuga iki agakora ikiganiro avuga ati ngiye umugore wa Magashi turavugana turaganira umunsi ku munsi turanacata kuri WhatsApp, nago mwari kubyemera. Ikiganiro yatanze cya mbere nago mwanyuzwe. Asohore na yandi bwacya asohoye n'amafoto y'abana bawe Maga. Muri uyu mwandiko ninde uri guhombamo? Ni Sebiradi cyangwa ni uri guhomba? Kora content zawe iva mu manyanga. Hano hakora amatika akoramo abantu badafite icyo bahomba. Bahombanye kera, imiryango yabo yasenyutse kera. Icyo basigaje ni ukubona kinjira ku meza. Memuke nje kandi ndakeka urwo rwego utararugeraho. Bajya baca umugani ngo uko inkende igomeza kurira igiti cyane niko ikomeza kwerekana ubwambure bwayo. Magashi uko ukomeza kwinjira mu itiku cyane urishumurijwemo n'umuntu we urimenyereye uzikata yaryo, ukora inkuru mu gitondo akaza gusaba imbabazi, kandi wewe wamaze kutwereka ko nta nkotanyi isaba imbabazi. Mukwano darling, ni wowe uri kubigwamo kubera ko hano harimo famiye yawe, hariya nta muryango wa Sebiradi uriwe. Sebiradi niwo muntu gusebya akagera ku bana, akagera ku babyeyi, akagera ku muryango, akinjiramo imbere kugeza mu gisekuru cyawe. Kandi nzi ko ibyo bintu utabishobora. Afite ibyapfa na Bosco Empire byabo byihariye. Ibi bintu byatangiye wewe wari utaranutangira kubivugaho, kandi barasangiye, baragendanye, baraziranye bihagije. Nawe rero uri mu kigari, uri kugendera mu kigari. Ejo Bosco Empire azazana amajwi y'umwana wawe avugana nawe. Uzahungira hehe? Uzahungira he? Hano twebwe twamaze kubacishamo ijisho. Ubu ngewe nta n'uburenganzira n'ubu na bukeya. Nta n'uburenganzira n'ubu na bukeya umfiteho bwo kongera kunyita kabutuyo. Uzongere
nababwiye ibi biganiro mukora nibyo biri kugaragaza abo muri bo, nibo biri kugaragaza imitekerereze yanyu. Umugabo twubahaga izi sawa urashaka kumera nk'umuntu. First of all banza urebe umuntu muganira wowe ugasigara ntacyunzwe ufite, we yihanaguye inshuro 500 yatutubikanye hasi mu ipantaro, mu kwaha, mu kanwa, mu maso, mu musatsi. We nta nubwo umureba uvuga atari ko umuntu ari nomo aratekereza. Ibi biganiro byanyu murabisiba cyangwa ntago mubisiba? Ndagomeza nongewe mbyinjiremo. Si ibyo ko namaze no kubibika, namaze kubibika kubera ko biriya haraho nzabikenera. Ibintu nka biriya turabikenera for moment later. Zasuti kwa Magashi ati umugore wa Magashi kakwiyama mu rugo, kwa kwiyama gukorana n'umugabo we. None saga kizamaga karakahe. Magashi naga kizaguhaga nakaye gakiza se yamaga. Urabyumva neza? Izo nizo nshuti zacu. Izo nizo nshuti dufite. Uwo ni wo nshuti yawe Maga. Inshuti yawe iravuze ngo ni igiki wari umumariye. Ni igiki wari umumariye mu buzima bwe. Bisobanuye ngo wagumamo wagenda nta kintu bivuze. Nta kintu bivuze. Ibintu by'iki gihe byabaye ngo mbane nayo mfite icyo mukuraho. Niyo turufu yo kuba yamenyanye na Magashi bakicara no mu rugo rwe agasebya n'umugore we, iyo nayo azayigenderaho. Tayari zisa ameze nk'uwamaze kukwambura ubusa. Amaze nk'uwamaze kukwambura ubusa izi saha na boxer wambaye. Kubera ko already nta n'ikintu uvuze mu buzima bwe. Izo nizo nshuti zawe. None umugore wawe kari uri kwambika ubusa bikabije. Ungeretse gukorana na Magashi arankuraho views mukureho views. Ikindi cya kabiri cyakoza yego turi inshuti na mbere yuko tujya ku mihanda. Magashi twari tuzanye turi inshuti. Urabyumva neza? Yego. Rero jewe kurwanya ruhande navuga ngo rwose umudamu wa Magashi yego naraye mvuze ijambo ndasubiramo ngo ntazongere guhubuka. Arahubuka? Warivuze uri kumwe na Magashi? Twicaranye mu kiganiro. Kandi mu rugo kwa Magashi. Ntabwo nabivugiye hanze y'ipangu, ntabwo twari turi ahantu kuri hoteli so twakore. Oya, nabivugiye mu rugo kwa Magashi. Magore wa Magashi nazongere guhubukira kuri Sebi Radio. Sikagenzi ke. Mu byamenyera nazongere kumenyera Sebi Radio. Yasuzuguye umugore wawe wamusuzugura mu rugo rwawe. Hagati hano muri izi ngingo urahitamo kabiri. Urahitamo umugore wawe cyangwa uhitimo iki? Sebi Radio. Bivuze ngo Sebi Radio nta nyunga gufiteho. Uramukoramo views nawe agukoremo views. We ubuzima bwe ni views. Na views nta cyabaye. Ahari views hari ubuzima. Ahari views hari ubuzima. Ariko banza urebe igihagararo cyawe, icyubahiro cyawe, ugiye kugihara wambara ubusa ku karubanda. Nanjye ndi umwana w'abapfu babiri ndi hano kubyanariza. Iyi ni content ino ya Sama. Iyi ni content ya Sama. Uzaba ubaye umugabo wa mbere wakunze inshuti ye kuruta umuryango we. Uwo ni Magashi wafashe inshuti ye akayirutisha umugore we n'abana. Kama koromfete ngo umugore nuko ukugura ayo mashatira nayo makoti. Ugurara ku mugore wohereza kuri World Limit. Uramureka? Koyo we, uramureka? Akaturebe filime irangirira. Ngo rwaraye neza. None se uri umugore ahari? Kereka niba rwo rushobora kurara nabi kuri telefone. Icyo navuga rero ntabwo niba uri umukobwa cyangwa uri umudamu ugashaka umugabo uzi neza kaba kuri social media ugomba kwitegura ikintu cyose kizamuvugwaho. Bamwita umusambanyi, bamwita kaba mu marogi, bamwita ko ari ibiki. Ugomba byose kubyitegura ukamenye ko bizabaho. Usibye indangagaciro twabuze cyangwa se ubumuntu, social media ntago zakabaye mbi kubazikoresha ndetse no ku miryango yabo. Ahubwo wowe iki kuri mu maraso, wowe utekereza ko umuntu uri kuri social media kugira ngo umufatisha ari kuzandagaza bari inyuma.
ukamwandagariza umuryango. Iki kintu ahubwo reka nkubwire, social media zakabaye nziza igihe tuzikoresheje neza, ariko igihe tuzikoresheje nabi kameme imiryango yacu zabigenderamo. Ariko iyo ubona uri umuntu w'umugabo ushyigikira abandagaza imiryango y'abandi, ushyigikira abandagaza abana b'abandi, utekereza ko amaherezo yawe ari ayahe? Ibi bintu byose turabikora ariko isi zatwishyura. Wabyumvise? Rero siri mu Jesus kurwanya ruhane navuga ngo uyu mugore w'amagashi Nyirarukundo Antoinette akwiye kumenya abavuga abo bavugana n'abadakwiye kuvugana nabo. Wabyumvise neza kukumva? Numvise Bosco niyo mugabo Bosco Impaya yavuze ngo hari amajwi afite ngo ko yarekuye amajwi ngo Antoinette avuga ngo ndinjadwa ngo arekuye yafite ngo noneho byagenda bite ngo nabigenzane arayafite ngo ashobora gutuma umugore w'amagashi tuzigira agaruka mu Rwanda. Reka je mbaze mubwire mbaze mbwire Bosco. Yego Bosco Impaya no Sebi Radio, reka mbabwize ukuri, rimwe na rimwe inshuti zibaho iyo zigiranye nizo zikosanyirizanya habaho kumvikana. Nababwiye ni ikosa rya mbere mwakoze ni ugukora ikiganiro mwese mufite uburakari mukabishyira public. Mwahise mutwereka ko ibyo Bosco Impaya yavuga 100% sometime biba ari byo. Dida tubona naho abagejeje niko kubaca intege. Narababwiye nibyo biganiro mwakagombye kubisiba, ariko kubera ko mwese muri mu maramuko ntabwo mushobora kumva. Nyamara muri iki kintu Magashi ni wowe uri kugihomberamo. Hari impamvu ngiye kuguha yanjye, ngiye kukubwira ngo ni wowe uri kugihomberamo. Ubundi ngaruke hano Sebi Radio atubwira uburyo atavugana na Bosco Impaya. Nyamara muri ari ama audio muyatege neza amatwi ndahabumvisha. Aho Bosco Impaya yivugira ngo hari umuntu wabahuje kuri telefone nande na Bosco Impaya. Sebi Radio abwira Bosco Impaya ngo umugore w'amagashi ari mu bitaro. Mutega audio amatwi. Gute umugore w'amagashi avugana na Bosco Impaya? Uriya mugabo bikamubabaza ku rwego izi saha ari gukora ama episode yakorera inshuti yari we Magashi. Nyamara mu kiganiro mwabanje mwatweretse ko mwiyunze ngo birangiye, unamusaba kujya gusiba ikiganiro. Ariko ibi biganira koze ku mugore wawe biruta n'icyambere, noneho bifite n'uburemere kuruta icyo Bosco Impaya yakoze. Njye ndababwiza ukuri, ikibazo cyanjye iyo mvuga muvuga karana agapeti burabura muzamugenda mubibona gake gake. Narababwiye n'ibintu muvuga mujye mubitega amatwi. Magashi by'ukura sinziriye, ubushuti bwo mwisi nta kintu buvuze. Sebi Radio avuye mu buzima bwawe nta kintu wahungabanaho, ariko umugore wawe avuye mu buzima bwawe, cyane ko atari n'umugore wa mbere wabavuye mu buzima bwawe. Ayo nandi makuru. Nawe ubivuze ubivugira iki? Buse mbivuze ariko rimwe na rimwe urugo umugore yabona umugabo yatanye aramukebura. Ariyo mpamvu tujya tureba tukavuga ati uyu muntu afite umugore, ko twumva ngo umugore we yarize. Eske ibi bintu arabibona? Bamwe tugatangira no gutekereza ko batakibana, kuko nago wambwira ko wakwemerera kabone ni uyu mugabo yaba ari buhahurira urugo wowe nta musanzu ushyiraho, ni wakwemera ko yiyandarika kwiyandagaza kugera kuri uru rwego? Njye ndababwiza ukuri, nimba ari inshuti yawe akaba adashobora kukugirira ibanga, avuga ati njye n'ibyo umushuti wanjye byarangiye, izi saha n'ama episode yavuze ngo uramukoramo views nawe agukoramo views, minis mwese tayari muri views. Magashi ndagira nkwibutsa aka kantu, content yawe ni ya Sebi Radio ntago ari zimwe. Mu kwezi kumwe mu mezi abiri ufatanye ukuboko na Sebi Radio mukatangira kwicara ku macano, reba intambara reba icyo biteye, reba imvururu bizanye muri societe, urebe umwiryane bizanye mu rugo rwawe, kugeza aho umugore wawe atangira kwihamagarira Bosco Impaya, agaca bugufi akamubwira n'amabanga y'urugo. Banza ibitekerezo gatatu. Ahangaha muri kuri ino ncuro, uramenya inshuti yawe n'indi, umwanzi wawe n'indi.
mbwira ugendana nawe nkubwira uwuriwe, mbwira uryamana nawe nanjye nkubwira uwuriwe. Ikibazo cyayo ndagira mutega amatwi aha hantu, mutega amatwi aya matwi, mutubwire gute Sebira Data avugana na Bosco Empire. Reka tuganire ku bindi ku bijyanye n'ibyo uri gushinjwa, cyane ko hari byinshi uri gushinjwa gushaka gusenya urugo rwa Magashi. Ariyo mpamvu uri kujyayo, nabonye ejo bundi wari uri iwabo mu rugo. Urashaka gusenya urugo rwa Magashi kubera iki? Kubera iki ufitiye ishyari Magashi? Ndusenyesha iki? Umugore, reka manze mukinira amajwi kugira ngo ubundi tuganire neza, ubanze wumve ibirego byose ushinjwa. Ariko video birimo neza, igaragara neza, nta kibazo. Okay. Buretse gatoya, ubundi urugo rw'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu nababwiye ni mistake ya mbere mwakoze n'ukwicaza Magashi nawe mugarukeho. Mistake ya mbere wakoze n'ugutumira Sebira Radio mu rugo rwawe uzi neza ko umugore wawe yaguhaye warning. Ahangaha byerekanye ko umugore wawe utamwubaha habe na gatoya. Nkana gushimira uburyo wabyitwayemo, nago wemeye ko Sebira Radio aturugunye umugore wawe amuvuga nabi. Icyo ndakigushimira. Ariko urabizi neza umugore wawe yaguhaye warning. Arakubwira turiya muntu sinshaka kumubona muri kumwe cyangwa se mukorana. Urarenga umuzana mu rugo rwawe. Uhita utekereza ari uwo mugore wakora iki? Nyamara ari nkawe we wa mugabo we. Ukabwira umugore wawe ati kanaka simushaka mu rugo rwanjye. Ejo ukaza ukamusanga ugasanga bari no guciringa, bari no guseka. Intambara yarota handi umugore yanabizinga akagira gute akanagenda. Rimwe na rimwe mujye mwumva inkuru, mwumva inkomoko yabyo. Urugo rwa Magashi gusenyuka byashoboka se wenyine wabasenye, ariko ni nawe waba urwirimburiye. Umugabo uri kumwe nawe content zanyu si zimwe. Umwe ari mu ntambara z'imihanda, ari gutuka umuhisi n'umugenzi, ari gutuka abana, agatuka abakecuru, agatuka abakuru, agatukana, yariyandaritse, yiyambuye indangagaciro, nagiseba. Urwego rwose kuseba yararurenze. Wowe nawe uraho ngaho uri mu birenge by'abashobora guhagarara hariya bagahagarara ku gihugu, bakaruhangana n'abagira gute, n'abashaka kugihungabanya, n'abakibeshyera cyangwa se abagira gute, abagisebya. Abo ni abantu babiri batandukanye. Ikiganiro nakoze nawe bwene aba bagabo ni babiri, ariko ntabwo bahuje ibitekerezo nano bahuje imyumvire. Magashi ufite ubwenge, ariko wagira ngo hari bagusize juju. Wagira ngo bagusize juju. Wowe ntabwo ureba kuri kugenda uzima, utsikira. Uri kugenda utsikira. Uri kugenda utsikira kandi uri kuzira ibicumuro by'umuntu udafite icyo ahomba. Views fast. Ndaza gukumvisha havuga ngo ankoremo views nanjye mukoremo views. Bisobanuye uyu muntu kumupfu ni views, kugusura ni views, kuvugana nawe ni views, everything is a views. Nta kintu ahomba as long as ari gukora views. Itekerezeho gatatu rero. Tanzania ayo mateka mwe izo mbaraga n'indi muntu zibahiriza kwanza uvanga atualete kuntu bimeze nanjye ntabwo nzongera ati reka Bosco gute no kurirwa gutuka ndamubwira reka Bosco muri kanope yewe ntabwo nkajya mu bitaro Bosco kandi nabyo yarabimbwiye buretse gatoya Korode nabyo yarabimbwiye. Abanyarwanda buretse ngiye ntago mwamvangira. Banyarwandakazi, uyu mugore wa Magashi yavuganye na Bosco Empire. Twamenye ko umugore wa Magashi wirirwa rwana na Bosco Empire wirirwa rwanira n'ibigarasha, umugore we afata telefone agahamagara nde Bosco Empire. Ariko Sebira Radio nawe ku ruhande aca ku ruhande akavugana nande na Bosco Empire. Iturufa akoresha nagakoresha telefone ye, afata undi muntu bakabahuza kuri kola bakavugana.
bisobanuye ngo icyatumye umugore w'amagashi atuka Sebiradiyo ngo agira menshi nuko Bosco yatwaye ibanga akaribwira Bosco Empire akavuga ko umugore w'amagashi arwaye ari mu bitaro nyamara aribo bonyine babizi. Tega amatwi nawe wisesengurire. None se ubwo urumva Korode watavuganye na Bosco Empire? Richard yabahuje na Korode abwira Bosco Empire ngo umugore wa Magashi ari he, ari mu bitaro. Maga mubyuke no mubyuke. Korode ara yego Bosco rero mari bwabona uko bahamagara inganya gasuguri ngo gusyo muya sinimo hamagara ubona ha ariko igihe atazaba yarekuye ayo majwi wabyumvise neza natarekura aya majwi Bosco Empire ntayo ufite. Bosco Empire natarekura aya majwi y'umugore wa Magashi imbere ya Sebiradiyo urabubaye imbwa nyagaskugugu. Muzi icyo Sebiradiyo agamije se? Agamije gukubita hasi Magashi. Agamije gukubita hasi Magashi. Wibuke Magashi ni umugabo urwana na bose. Ni umugabo urwana n'abantu benshi kandi abenshi bari inyuma y'igihugu. Kuba Magashi arwana na bariya rero izisa ukabona inshuti ye iri kubasyuguza. Igisobanuro cyiza cyuko uyu nguyu ubwe ni ugiye kukurangiza. Aragomeza benderanyeho nabo bagira umujinya bagire batangaze nibyo batakagombye gutangaza. Wibuke ngo hano harimo umuryango wawe, harimo umugore n'abana, harimo sobukwe na sebukwe wanyu, harimo aho washatse, harimo aho wavukiye, harimo. Kuri inshuro rero Magashi nugendera mu birenge bya Sebiradiyo urirangiza, urisoza. Aya mapisode ari kugukorera, ari gukora ku mugore wawe nagara y'ubusa kandi nta nubwo aza gusiga ubusa. Reba kure rero, koresha ubwenge bwawe, ukoreshe tekinike zawe, ubone uvuye mu ntambara z'amatiku. Kubera ko kuguma mu ntambara z'amatiku nawe urabyumva. Nawe urabyumva ntabwo uri umwana. Anyway, izi social media zacu zo mu Rwanda tugeze ahantu hari indimuka. Aho abenshi bazaza batinya no kuzizamo bavuga ati se mana yanjye ninjyamo hakagira uwumvuga, abenshi babaze no kubivamo kubera kubasebya, kubera kubandagaza, kubera iki social media zagusenyera, zakwandarika, zikakubeshyera. Hano umuntu harakuvuga rwose akakuvuga nk'ukuzi. Akakuvuga nk'aho akuzi, hatazi naho wakuriye, hatazi naho utaha. Wagashimishwa no kubona umubare wa views iri kuri telefone ye gusa. Only amafaranga bavuga ko yaguze umwana w'Imana, ariko izi saha umwana w'Imana, umwana w'umuntu aragurwa na views gusa. Ibi bintu bizarangira biti? Murabona hari amaherezo dufite abana b'Abanyarwanda turi kuryana gutya. Abakaduhaye urugero rwiza aribo bari guterana amabuye. Abakagombye kuduha urugero ruzima rufatika aribo bari kuryana. Bizarangira gute? Anyway, Magashi we ngubwira wumva navunika, ariko izi episode ziri gukorerwa ku mugore wawe ntuzitesha agaciro. Zifite icyo zigamije, zifite n'igisobanuro cyazo. Kora nk'umunyabwenge rero, reka gukora nk'umutitizi. Ngenzi gende mbona bihita cawe.